njyewe umutipe yarampamagaye ngo ninze turyamane andungura nte amafaranga, ariko ubu tukaba twari twahuye hehe kuri Instagram, twari tumaze iminsi tuvugana kuri Instagram, noneho yarankunze, yarakunze amafoto yanjye, noneho ambwira yuko ari Dubai azaza muri weekend. Noneho weekend igeze kuwa gatanu nimugoroba nibwo yanyandikiye arambwira ati ese ejo ko nzaba mpari waboneka ukaza ukanyihera ku bintu ngaguha ku mafaranga ko numva nkumbuye ngo gukubita umupuri. Nubwo yanyandikiye mpita numva nyine ibyo ashaka. Noneho urabizi inkoni tuba twibereyeho, ntabwo wakunda umutipe ugiye kuva hanze uraza ufite kashi ngo umwangire. Ikintu cya mbere namubajije namaje nti ufite amafaranga angahe, nizo uzampa angahe? Arambwira ati rero turaranye nyine ngo azahagera mu masaha ya mu gitondo, ngo nsanze twirirwane, ngo nta byo kubara ngo amatura angahe. Arambwira ati njyewe turarana twanirirwanye nza gukubita inote y'I5. Atumva hari ikibazo. Noneho ubwo nanjye kubera numvise afite ibiceri mpita mwiyemeraho ndamubwira nti rero kuza twirwana tukanarana nkataha ku cyumweru urumva nzaba mpamaze igihe kinini, amaturo yo ntabwo nzi ngo tuzakora angahe, wowe nshakira inoti ya 200 ifunze nzaze nguheke nta kindi kintu nitayeho. Murabizi nyine abanyafurika dukunda gukatuza kubi koko, ikintu cyose umuntu akubwiye urakatuza. n'ayo mafaranga ni menshi. Njyewe bwa mbere umusore yaragiye kumpa amafaranga angana gutya ngo kuko twaryamanye, nanjye ndamubwira nti ugira 200. Arambwira ngo nta kibazo. Urumva ni uko yambwiye. Ubwo duhana gahunda, ubwo twahanye gahunda rero ko ndajya kumureba mu gitondo. Ndabyuka iryo joro nari mfite 10,000 imbere n'inyuma, ariko naravuze nti uyu mutipe rero kujya tujya guhura njaniriye, reka mbanze njye muri salo nishyire ku cyangwe nze guhura n'uyu mutipe nsa neza. Urumva ndabyibuka nagiye muri salo iryo joro nkoresha mu 5,000, nkoresha umusatsi nyine nditunganya nditegura nk'umuntu. Mu gitondo urahura n'umusore ufite amafaranga wari inoti ya 200, ariko urayumva gukorera ijoro n'amanywa n'abantu bayakorera ku kwezi wababara. Naragiye rero bwarakeye umutipe ambwira hoteli arimo saa 3. yarambwira ati nibwo naba mpageze mu gitondo saa 3. ubwo nanjye nari nakarabye, nari namaze kwitunganya mvuga nti ngiye gukorera inoti ya Turuwasi. ambwira hoteli arimo. Yumva hoteli yagiyemo ndavuga nti umutipe afite amafaranga, nanjye umutipe ngomba kumuha neza, umva nkamuryohereza kugira ngo azajya ampamagara wenda uko yaje. Urumva ndavuga nti amafaranga ni menshi, ngomba kumukorera udukurikio twinshi ku buryo nyine ari bunkunde akazajya ampamagara kenshi. Saa 3 zarageze ngufatira akamoto njya kumureba. Nari nambaye neza pe, nari nambaye neza ya myenda nanjye nambara umuntu wese akambwira ati urasa neza. Njya kumureba, noneho ngeze kuri iyo hoteli n'ubwa mbere nari nyigiyemo. Ni hoteli ikomeye pe, ikomeye inaha. Njyayo, ngezeyo umutipe nsanga yafashe icyumba ahantu, icyumba cyiza kiri VIP hejuru. Ndagenda ndinjira. Umva umutipe yinjira mu cyumba yari afite envelope kado gutya irimo gift yari yanzaniye. Narafunguye gutya duhita duhoberana, ahita ambwira ati akira impano nakuzaniye. Hari harimo umupira w'imbeho wa Jump, mana mwiza na mwiza isaha. Iyo mwambaye abantu bose barambaza uti umupira wawukuye. Mana abahungu bazi gutegura, akabanza kakuryoshya kaguha keya mbere yuko muryamana, ku buryo ajya kukurongora deja umva washyukwe watse wabaye nk'umusazi. Uwo mutipe nawe mu bantu bazi gutegura.
umutipe wumva yahise ankubita gift noneho umurebye mbona ni mwiza cyane kuruta ya mafoto nabonaga. Imana mbona umutipe muremure, umusore mwiza ufite ubwanwa, umusore wogosha ordinaire. Mana yise nijoro ndavuga nti umutipira aya mafaranga yakuye kandi mbona akiri umwana. Ubwo akimbona nanjye yarambwiye ati uri mwiza cyane, uko nakubonye ku ifoto niko gusanze. Byari kumbabaza iyo nza gusanga ari amafoto ari edit. Twaganiriye ibintu bikeya, noneho uwo mwanya umutipe arabanza amakukera arimo aranywera ari kunywa akavuye ruje. Barakari abatipe nyine baba barakuze neza bafite amafaranga cyangwa baravutse neza, kuko umusore w'imyaka 30 ufite amafaranga angana gutyo ntabwo byumvikana. Umusore arangije arabanza akora mu gikapu yari afite, akuramo 200,000. Inoti imwe yari amadolari 100 atavunje, andi avunje arayampereza. Kandi ati rero ngenda baza nkabwiriza amafaranga mbere ubundi tukishima. Ubwo umutipe twaragiye turuza turaganira, ndimo ndanywa ka kave. Hanyuma yari yambaye ipantaro y'ijezi, noneho ntabwo bisa yari yambayemo imbere. Umusore uko tugenda tuganira dukorana mu kiganza, yatangiye kugenda ashaka ibintu. Urumva atangira kugenda ashyuka nyine, ariko nabivuga mu magambo yumvikana. Ariko ubwo mu mutima nkaguma nibaza, ese uyu musore hano afite kuri danse, ese afite tesite, tunabanza twipime biragenda bite? Kuko njyewe sijya ndyamana n'umuntu ngo tubyamaniraho ntazi uko uhagaze. Beta twabanza tukajya no kwa muganga. Ntabwo nabyibazaho nkavuga ariko buriya n'abandi uko bigenda. Ugari inoti ya desa nayikenyereyeho iri mu gasakoshi. Umutipe rero twarakomeje turaganira. Hashize umwanya nibwo yambwiye ati ndumva kuguma kukureba ntarakuronguraho n'agatugu kamwe bitari kunkundira. Ati icyo kibero cyawe, iyo nseko yawe ndumva ameze nabi, nyemerera ubanza nk'agaturu kamwe ubundi twicaye tuganire basi. Nabanje gusa nk'uruhukamo gato ndumva nenda guturika. Imana yari yashyuka pe cyane ari ku ipantaro. Namubwiye nta kibazo, ariko nabuzanumira mubwira ese wazanye kuri danse, ese ufite tesite, nanuza ahantu nyine mbihera. Umusore yakoze iki? Twatangiye kuryana iminwa twicaye aho. Noneho uzi gusomana n'umuntu mumaze kunywa ashaka ukaveruje, yari afite imirimo iryoshye. Umutipe yaransomye ndavuga nti uyu nguyu rwose ni umunyamahanga pe, yari azi gusomana. Ureke wa muntu usoma akagusoma ukumva iminwa arenda kuyica cyangwa ukumva arimo arayikurura. Yaransomye arya iminwa yibabawe, ibyo byonyine. Nari natangiye nanjye kujya muri moto. Twasomanye umwanya rero, bifata umwanya. Ubwo niko yatangiye kugenda nkoraho rero, ankuramo n'imyenda buke buke. Ntibyatinze yankuyemo imyenda nawe yikuramo. Yari afite ikintu, yego babo, yari afite ikintu mwana kinini pe. Noneho ubwo turangije kwikuramo imyenda twagiye ku gitanda. Mbona nta kintu azanye, nta danse. Ndamubwira nti none se twari twatangiye kwitana ba sheri, nta danse ufite, nta na tesite, bimeze biti? Arambwira ati rero nta danse ufite, uti kandi ndayanga, kandi na tesite ntayo nazanye, ariko mfite amavuta. Ndamubwira ariko ntabwo farumasi hano, ntabwo twabura farumasi hano hafi, nakinyabya nkazana tesite tukareba uko twese duhagaze. Umusore arambwira ati meze nabi, ndakwinginze wihumura tuza kujya kwa muganga nibirangira. Arambwira ati hano mfite amavuta bakoresha abubahiriza ku buryo niba urwaye cyangwa njyewe ndwaye tutakanduzanya. Arayanyereka ni amavuta nyine arenduka ameze nk'ururenda, niko nabivuga, anyerera pe. Arayanyereka, ntibyatinze nanze kumugora, nyine mva kumwizera.
umusore afatayo amavuta arayansiga ku bintu uretse ko nayo nanabishatse rero niyo atayasigamo ariko noneho yayasizemo nawe arayisiga ku bintu ubundi arandungura umva kuva nabaho kuva navuka ni ubwa mbere umusore yarandunguye nkarangiza inshuro 3 kuri rimwe nkazana ikintu cyitwa amavangingo ntabasha no gukumpura ngo mvuge ngo ndayahagarika reka umva umutipe yarandunguye mana y'isi n'ijuru aranyaza ibawe numva kuva nabaho abandi bose barakinaga ariko ubwo nawe byaramurenze arambwira ati se muko warabyaye uri umugore ko nzi ko nta mukobwa waryoha kugeza kuri runo rwego atarabyara bimeze biti mbarongeza ukuri ndamubwira rero njye ndi umukobwa ahubwo nanjye bambwira ibintu mbona byabayeho urarenze pe mubwiza ukuri ndamubwira nti urarenze muri kino gikorwa twese twararyohewe biraturenga ndaryoherwa ndarira umva bari bakurungura ukarira umutipe yarandongoye urabona ibyishimo hari igihe birenga umuntu ndashidutse ndimo ndarira none navuga ni mama yiwe ni guhamagara mama none yari afite ikintu bita nyine inkoresho nini ndende ikomeye ite ewana nziza cyane afite ukuntu yifataga gutya akanyaza mane nkavuga nti ubundi ubu nibwo buzima naravuze nti wa musore we niyo utampa amafaranga wandongorera ubuntu byonyine birahagije umutipe yarandongorera nk'umusazi ariko ubwo nareba nkabona nawe yabaye nk'umusazi mu gihe njyewe yanyemeje bitewe n'uburyo bikora nkabona nanjye ntamwemeje imana twarabyishimiye twese birangiye rero twari dufite isitori nyinshi twagiye twamenye kwaza nk'abisanzura naho nyuma y'ibyo bintu aratangira kumbwira ibintu yakunze kuri njye nanjye mubwira ibyo nakunze kuri we umva turabeshyanye nyine naho nabyumva duterana imitoma ibyo kwipimisha sinigeze nongera kubitekereza umva natangiye kujya ikibuga buri minota nka 30 kandi nayo narangije umva ndacyamushaka iryo joro noneho n'ayo mavuta yari afite ukuntu yabiryoshyaga mani yakubitamo kumva birimo biravuga ngo byasu ubwo nimugoroba byarangiye turaranye ariko noneho ni umusirimu umva muri mugoroba nka 2:00 yarambwiye ati se gusa tukajya iyi hoteli yari arimo ifite akantu k'akabari hasi karimo ikimansuro igisobe yambwiye ati twagiye hasi mu kabari turirwa mu cyumba twagiye hasi mu kabari dukubita inyama turabyina nka 5:00 nibwo twasubiye mu cyumba yababa we umuti karandongora ndavuga ni Imana sha imungi Imana yaramuhaye uzi kuguha amafaranga ubwiza no kumenya kurongora shaka nkubwire abakobwa basara ibyo byarangiye turararana bukeye mu gitondo nka 3:00 arambwira ati sheri rero twagize ibihe byiza hanyuma igihe twavuganye cyageze ntumve ko nakuzitiye igihe wumva ushaka kugenda ugende maze ibintu byabaye wumve ngo numvaga ntashaka gutaha naramubwiye Imana nakwishimiye basi reka twongere twirwane ndataha wenda nimugoroba umutipe urumva yari aprofisi yiriwe nkubita amaturo burongera burira iwe ndongera ndaharara ubwo ibyo ni iby'ubuntu nta mafaranga arimo kurembwe ngo ntahe ibyo twavuganye byarangiye ariko gutaha byari byananiye ariko icyo gihe bukeye bwaho naratashye ngeze mu rugo nta kindi kintu kiri kindi mu mutwe natekerezaga umusore ndunguye twahuriye muri hoteli ubwo nawe ni koro za buri kanya ni mesaje za buri kanya iminsi yo nagukunze nakwishimiye mwana umutipe yatangiye kuntereta none ariko nanjye numva ugira ngo namukunze nta n'icyumweru twari turi mu rukundo rumwe rugurumana umuriro
umutipe twarakundanye ndamubwira nti guhera uyu munsi singeneye amafaranga yawe yuko nagushimishije reka dutangire twitaneho nk'abakunzi ntigeze yongera kunyishyura ariko ubwo naba nagize nk'akabazo nkamubwiye inamwaka ijana inamwaka desa inamwaka turuwasa yarayamaga ariko nawe akandongora wa muntu we umusore rero twarakundanye urukundo rurakomera umubano wacu urakomeza tuguma kubana gutyo hashize amezi 6-7 yarambwiye ati ntabwo naguma kuba muri ubu buzima will you marry me yaramporopoje amporopoje imana yise nijoro urumva umukobwa w'imyaka 29 nta mukunzi ndumva aribwo naringiye mu rukundo ntabwo nari mu byange nabyemeye nirukanga none hamaze kuntera ivi reka nzapositinga amafoto kuri TikTok kuri Instagram ahantu hose nyine urumva bya bintu by'igitangaza kubona nanjye ngiye kurongorwa n'umusore mwiza nk'uwo nabonye message z'umukobwa witwa Naomi ubwo tutayirukanaga araciyemo igihe yanyandikiye arambwira ati uyu musore murakundana ndavuga ntiyego arambwira ati umusore ntiyitwa gutya ntiyego ati uyu musore ntakora ibi n'ibi ntatuya ambwira amakuru ye yose ndumirwa ndavuga ntiyego kuki bimbwira urumuzi muraziranye arambwira ati uyu musore ni umu ex w'inshuti yanjye ati uyu musore arwaye sida kandi yayanduje iyo nshuti yanjye ubungubu iri ku miti ibintu byaranshaze ubwo icya mbere ntabwo nari buyakane numvisha amakuru y'uwo mutipe yose ayazi nagize ubwoba arangije arambwira ati ndetse ntabwo muraryamana ndamubwira nti dukoresha puridanse arambwira ati uzamubwire mujye kwa muganga niba ukeka yuko mubeshya niba koko mugiye kubana mubwire ko mutabana utazi uko ahagaze nagize ubwoba wa muntu ndi umusore tumaze amezi angahe twigaragura ndongora amanywa nijoro navuga nti aha hose niba gifite koko narayirwaye umusore twari turi kumwe ndamubwira nti sheri tugiye kubana ndashaka tujye kwa muganga tumenye ko ibintu byacu bihagaze umusore ati se urashaka kumenya iki ndamubwira ndashaka twipimisha indwara zandura ati nk'izihe ndamubwira nti sida hepatite n'izindi nyine zizira ziba zikomeye turi ko ntazo dufite tuba ntituziranye umusore ati nabo ukuzemo ntitaye kuri ibyo niba ubifite njye nzabana nawe ndamubwira nti hoya ndashaka tujye kwa muganga umusore yambwiye ibanga arabyanga ngeze ndamubwira nti reka nkubwize ukuri namenye amakuru y'uko urwaye sida umusore agwa mu kantu umubwiki abanza kongera umusazi ndamubwira nti umukobwa muze mukundana witwa gutya yabimbwiye niyo mpamvu ngira ngo umenye ukuri umusore yumvishe amakuru yose nyafite arambwira ati oke ntabwo nari kubikubwira kuko ntashakaga kukubura ariko niyo mpamvu buri gihe tugiye kuryamana nkoresha amavuta kabure niyo utabishaka nkoresha ariya mavuta kuko mbizi neza ko niyo waba utabishaka twakoresheje ariya mavuta bihagije ahagije ntabwo wakandura ndamubwira nti se urabizi neza ko utigeze umyanduza arambwira ati ndabizi 100% nushaka ureke tujyane kwa muganga njyewe ndarwaye ariko nawe ugenda urebe yaramperekeje nk'umuntu wifitiye confidence tugeze kwa muganga kuko nk'uko yabimbwiye muganga yaramubwiye ati uri muzima twaratashye kongera kumwizera birangora arambwira ati inshuro zose twaryamanye iyo nshaka kukwanduza mba narakwanduje ariko iyo ufata imiti neza ukigengesera ntabwo wakanduza umuntu arambwira ati se ni gute wumva nakwanduza noneho ugiye kumbera mama w'abana arambwira ati wumva ari gute nakwanduza byanteye ubwoba kandi arashaka yuko tubana muri uyu mwaka ndetse bidatinze gusa kuva icyo gihe Imana sinzongera no kuryamana nawe byarangoye ndagira ngo mungire inama kuko byakunda yuko wabana n'umugabo mukabyarana abana ntimurware